bakunzi ba YouTube channel yacu Uwibabazi TV, mwongeye kwirirwa twongeye kubagarukira ni ya nkuru nk'ibisanzwe ubutatu budatanu. Uyu munsi twaje mu gice cya kane. Muribuka ko ubushize Clara yajyanye na nyirasenge mu rugo, nyirasenge amutunganyiriza buri kimwe cyose. Clara, reka njye kureba urugo, ubwo nagira ikindi uri bukenere ubwo uraza kumbwira. Urakoze mase, urakoze cyane. Sawa rero, Imana ikurinde. Murakoze. Akoze ubundi Clara, wazihanganye ukaza ukiyizira mu rugo, ukaza ukaba mu rugo uzi ko ngira inzu nini, ko kuyikwiramo turi babiri bitatunanira njye nawe, wazaje kuko ukibera mu rugo. Oya, iki ni igicumbi cya data na mama, iyi ni isambu yiwe, ntabwo nshobora kuyisiga. Muzajya mukomeza mumfashirize ahangaha nta kibazo mase, igendere. Sawa rero, turi kumwe. Nuko nyirasenge afata inzira aragenda yerekera mu rugo. Hagati aho muribuka yuko Clara we yari afite ikibazo cy'uko atwite, naho ibindi byose ntabwo byamurebaga, ariko yakoresheje uko ashoboye ahisha nyirasenge ko atwite. Nyuma yaho nibwo yaje kwibaza, ako se Mana, kuko ibintu muganga yambwiye nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Oya, biraba ibyuya ntibibe amaraso. Reka mpamagare Sandrine mubaze ukuntu biba byifashe. Halo Sandrine, umeze neza? Amakuru yawe? Meze neza. Nari ndi gushaka ko twaza guhura tukaganira, hari akantu nshaka kukubaza. Ariko se Sandrine, mbabarira umbwire ikintu nshaka kukubaza. Nashaka kubaza, iyo umuntu agize imyaka 15 aba yemerewe gusama, ariko mu gihe nyine ajya mu gihe cy'uburumbuke? Sawa, nta kibazo, urakoze. Clara yabuze ukuntu yabigenza, kuko Sandrine yamubwiye yuko igihe cyose wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ko ugomba gusama. Aravuga ati uko byasa kose muganga ntabwo yambeshye, ariko nzabyemera yuko ari uko nanjye nagiye kwa muganga, nongeye gusubira ku bindi bitaro ndebe, kuko uriya ashobora kuba yarambeshye. Hagati aho ku ishuri, tica ko mwana Clara atakiza ku ishuri, kuko muramubwiye ngo agende ajye kwa muganga rimwe, byarangiye gute? Reka mpamagaye nyirasenge. Halo, ni nyirasenge wa Clara tuvugana? None se umwana wawe ko atakiza ku ishuri, urabona ukwezi kuri kubise twamuhaye ko ajya kureba, kuko yavugaga yuko afite ikibazo mu nda, ariko twarategereje ko yakongera agaruka twarahebuye. Nta kintu mwakora? Okay, ndibuze kuza muganirize numve ukuntu ibintu byifashe, kuko arakumbuye ku ishuri, abana baramumbaza buri munsi
kandi nawe amasomo ari kuba yacijiza. Urumva rero ntabwo ari byiza ko umwana umeze kuriya, kandi ikindi namwe mbona ngaho mutajya mumuganiriza. oya ntuzi kumbwira ngo ariko abarimu namwe murasetse. ubwo se urabona Clara umuntu urushaho uburenganzira kugira ngo ujye ukomeza umpamagara umpamagara buri munsi kugira ngo utagenda gute. ariko mumbabarire ibintu mabwiye ntabwo ndi kubabeshya rwose. umwana musangaho mutajya mumuganiriza, umwana agira ikibazo akakererana, murabizi ko ari mwebwe babyeyi afite. kuki mufata umwana nk'aho ari umuntu mukuru? uriya mwana ni umwana mutoya, mugomba kugira uko mugenza, mukamuganiza, mukamugenza gake gake. ariko mvira twazanye abana ngo mujye murabigisha, mubazanye kugira ngo mujye mukomeza muducokoza. yesikiwe ako kanya nyirasenge wa Clara ahita akupa. ariko mana uko cya kiba ababyeyi nk'aba, kuko ababyeyi baba bagira ngo ni ibisimba koko mana. njye nzashaka uburyo njya kunyirebera, kuko Clara rwose agomba kuza ku ishuri. hagati aho Clara yashatse kongera kubigenza, aravuga ati kambaya ubu ni ugusubira ku bitaro, kuko uko byagenda kose uriya muganga ntabwo nshobora kwemera ikansubire ku bindi bitaro ndebe ibyo ari byo. biteze ni byiza, amakuru yawe ni meza. none kuje ku bitaro kandi mbona nk'ibyunze wabize ibyuya byinshi umubiri wose. nabize ibyuya kuko naturutse kure cyane. hari ikibazo nshaka kubabaza. none ni ikihe kibazo ushaka kutubaza mwana mutoya, ko iyi si abandi baba bari kwiga wowe kuza urarwaye? oya ntabwo ndwaye. none ufite ikihe kibazo? nyine maze amezi 2 yenda kugera ntajya mu kwezi kwanjye k'uburumbuke, none nyine nje kureba ikibazo naba mfite. ufite imyaka ingahe? mfite 15. okay, wajya hariya paka kurebera nta kibazo, cyangwa se ngwino njye kukurebera, ngiye gupima ibizami, ngiye gufata ibizamini nyine ndebe ikibazo waba ufite. murakoze. ndahicara ahangaha ubwo tumaze gufata ibizamini. icara ahangaho turaza. ko nta muntu mukuru mwazanye? nyine nari ndi ku ishuri mbita numva ntago ibintu bimeze neza, nibwo nyine guhita nza hano kugira ngo ndebe ukuntu ibintu byifashe. okay, nta kibazo. amazina yawe? ni Clara. sawa. Clara asigara yivugisha ati mana yanjye, mana ndakwinginze, ibyo uriya muganga yambwiye ntabwo ari byo, kuko bibaye ari byo ikinini nanyweye kirangaruka sinapfa. noneho mana we najya napfa. hagati aho Clara agomeza yitotomba avuga ngo umuganga yatinze, ngo ibisubizo ngo byatinze. nibwo yagiye kubona avuga ndabona aje. Clara karame, wakwegera ahangaha nimureke uwo mwana atambuke, ndamushaka. Clara watambuka mwa kiriya cyumba kariho tujya kuganirira. nta kibazo. nuko bagendana na muganga, bakata mu mugegera, bakata mu twumba, bakata muri kimwe, bafata ikindi, bakata mu kindi. Clara ati se ahantu ndi kugenda njya ntabona ahantu ntaribona ahantu bari buze kunganiriza ubuse, kuko
ntabwo wagiye kunyisha cyangwa se nawe agiye kongera ko nsamanya bundi bushya. Kararata ariko uko byagenda kose ngomba kumenya ukuri, nkamenya uburyo nitwara, kuko ndabizi ko uyu mwana ntabwo ari uw'umugisha ahubwo ni uw'umuvumo. Bagera ahantu Karame muga cara nicaye, hanyuma rero harya nta mama wawe cyangwa se nta muntu mukuru mu muryango waba ufite? Nkaya muga ntawe, nanjye nakuze nisanga ndi njyenyine. Ibintu ngiye kukubwira rero ni ibintu bisaba kuba uri kumwe n'umuntu mukuru, kuko ndumva bigoye. Muga mbarira ntuntere ubwoba. Ntabwo ari ubwoba, ni ibintu bisanzwe bibaho, ahubwo dushaka kukubaza, ufite umugabo? Oya muga, nta mugabo mfite. None se niba udafite umugabo, ukaba byibuza se ufite inshuti y'umuhungu mukundana se? Muga oya, nta muhungu mfite. Icyo nshaka kukubwira rero, mbonye utwite. Muga ntuze kumbwira ngo ndatwite we. Claire, nta mpamvu yo kurira. Umwana n'umugisha, ntabwo umwana ari umuvumo. Ahubwo dushaka kumenya ngo umugabo waguteye inda ninde, cyangwa se umusore waguteye inda, kugira ngo tumukurikirane maze uhabwe ubutabera, kuko ntabwo uruzuza imyaka y'ubukure ku buryo watwara inda ukabyara. Muga njye navaga ku ishuri muri etide tutahabwije, ngeze ahantu umuntu aramfata ku ngufu aransambanya, ariko ntabwo amfatiranya ndi no mu gihe cy'uburumbuke, ariko ntabwo muzi. Noneho wowe genda ujye mu rugo nyine wiyiteho, tuzakurikirana ibyawe turebe ukuntu ibintu byifashe. Kararahaguruka n'umujinya mwinshi n'agahinda kenshi cyane, kuko yari amaze kumenya ukuri neza yuko bidasubirwaho ko atwite, kandi akaba atwite umwana atazi se. Agenda yibaza uburyo azabaho, ko kurya aba ari hatari. Mana yanjye, nta kubaho. Ikintu ngiye gukora ni ugura ibinini maze nkipfira, kuko umwana nanjye ubwanjye simbayeho, uwo mwana we azavuka gute? Mwiriwe bite mwana? Ni byiza. Mufite ibinini bimwe bategesha imbeba? Yego turabifite. Nta kibazo, ndabishaka, ni mubimbi. Ugiye kubikoresha iki? Ndashaka guteka imbeba zo mu rugo. Nta kibazo, duha amafaranga, dore mama ngiriya yishyuraho. Oya, nta telefone mfite, reka nyabaye mu ntoki. Sawa urakoze, akira. None se bita bizica ako kanya? Birazica, nta no kurirwa zisamba, zitazipfa ako kanya. Naha dusubikiye igice cya 4 cy'uyu munsi, tubabwira ko mugomba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Uwimbabazi TV, tugakomeza tubana muri iyi nkuru. Kandi nimba wumva ko hari ikintu dushobora kuzahindura muri iyi nkuru yawe, kora like, share na comment, kugira ngo uvuge icyo twazahindura muri iyi nkuru kitagushimishije, cyangwa se ushime icyagushimishije. Murakoze cyane.
amazina ni Uwimbabazi, ugasiga akanya ukandika TV. Ni byiza ko iyi nkuru twazajya tuyisangira njye namwe kugira ngo twumve ukuntu ibintu bimeze. Shalom, Imana ibahe umugisha.